ubu noneho ibintu byakaze noneho kugura indaya niyo yaba ari inkecu nabyo ubwo n'icyaha gikomeye cyane. Gutunga rogi ni ugufungwa, ariko ubundi ninde bagakwiye guhanwa hagati y'indaya n'uyigura. Impaka zafashe indi ntera mu Rwanda. Ubu ngubu abanyarwanda benshi bagaragaje gutungurwa ndetse no kutumva ukuntu umuntu ugura indaya ashobora guhanwa n'amategeko. Ibintu byakuriye impaka ndende mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali ndetse no ku mbuga nkoranyambaga muri rusange. Izi mpaka zongeye gukorana nyuma y'amagambo atangajwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Bimurangira Thierry mu kiganiro cyateguwe na Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ifatanyije na RIB cyabaye kuri tariki 25 Gicurasi 2026. Muri icyo kiganiro Dr Murangira yasobanuye ko amategeko y'u Rwanda ahana umuntu utanga amafaranga cyangwa se ikindi kiguzi agamije gukora imibonano mpuzabitsina n'undi muntu. Agize ati kirazira gutanga ikiguzi ku mibonano mpuzabitsina, ni ukuvuga ngo ujye kugura indani we itegeko rigonga. Aya magambo aterura urujijo kuri bamwe mu baturage bavuga yuko bari basanzwe batekereza yuko uwicuruza ari bo bagakwegwanwa mbere y'uwamuguze. Bamwe mu baganiriye n'itangazamakuru bavuze yuko batari bazi ko kugura indaya ari icyajyanwa n'amategeko. Nk'uwitwa Rwiyamira Damascene yavuze yuko atumva impamvu umuntu uguze indaya ari we bagonzwe n'itegeko kurusha uwicuruza. Yagize ati numvaga kwigurisha ari byo bibi kurusha kugura. Iyo nta ndaya zibaho n'amagabo wajya kuzishakisha. Undi muturage yavuze yuko byamutunguye cyane kumenya ko umuntu utanze amafaranga kugira ngo akore imibonano mpuzabitsina abakoze icyaha gikomeye cyane. Ati numvaga uwicuruza aba ari uri gukora amakosa, kumva ko ugura indaya uhanwa byantunguye. Uwitwa Mukakarisa Antoinette we yavuze yuko amategeko yarakwiye kwibanda cyane ku kurwanya uburayi bwabwo ku giti cyabwo. Ati numvaga kwicuruza abyo bikwiye kugirwa icyaha gikomeye cyane kuko byafasha kugabanya uburaya mu gihugu. Icyakora amategeko y'u Rwanda agaragaza yuko ikibazo kidahagarara ku muntu ugura gusa cyangwa se uwigurisha gusa, ahubwo ko ibikorwa byose bifitanye isano no gushaka inyungu mu mibonano mpuzabitsina byose bihanwa. Itegeko nimero 51 rya 2018 ryo kuri tariki 13 Kamena 2018 ryerekeye gukumira, kurwanya ndetse no guhana icuruzwa ry'abantu ndetse no gushakira inyungu mu bandi riteganya ibikorwa byinshi bibujijwe. Muri byo harimo gushishikariza umuntu gukora uburaya, kumushukisha inyungu, gutanga amafaranga hagamije gukora imibonano mpuzabitsina, gucumbikira abantu baje gushakira inyungu muri ibyo bikorwa, kwamamaza serivisi z'uburaya, kurengera cyangwa se gufasha abakuru uwo mwuga, ndetse no gutunga cyangwa se gucunga amazu akorerwamo ibikorwa byo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina. Ibi ngibi bisobanuye yuko amategeko atariba gusa umuntu ugura serivisi z'uburaya, ahubwo anakurikirana abantu bose bagira uruhare mu gutuma ibyo bikorwa byose bibaho cyangwa se bikomeza gukorwa. Ni mu gihe kandi abayobozi n'abasenguzi bavuga yuko intego y'aya mategeko ari ukurwanya urusobe rwose rw'ibikorwa by'uburaya n'icuruzwa ry'abantu hagamije kurinda uburenganzira bwa muntu ndetse no gukumira ibikorwa bishobora kubyara ihohoterwa, ubucuruzi bw'abantu n'izindi ngaruka mbi ku muryango nyarwanda. Nubwo impaka zikomeje hagati bavuga yuko uwigurisha ari wagakwiye guhanwa kurusha ugura, ariko amategeko ari bungu bagaragaza neza yuko gutanga amafaranga cyangwa se ikindi kiguzi hagamije gukora imibonano mpuzabitsina nabyo ubwabyo ari icyaha gikomeye cyane. Ibi ngibi bikomeje gutuma abaturage basabwa gusobanukirwa amategeko ndetse no kuyubahiriza, mu gihe inzego zibishinzwe zikomeje ubukangurambaga bwo kurwanya ibikorwa byose bifitanye isano no gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina. Urabyumva yuko kugura indaya uko yabingana kose mu Rwanda bitemewe, ndetse no gutunga rogi cyangwa se inzu yose ikorerwamo uburaya nabyo ubwabyo bitemewe. Nyamara abantu benshi bakomeje kujya impaka kuri iyi ngingo bavuga yuko abantu batanga amafaranga yabo bakagura indaya ku giti cyabo rwose bakwiye koroherezwa kurusha bishora muri uburaya ku giti cyabo bakajya kwicuruza. Ngaye ngo ukora ibi byatangajwe n'inzego z'umutekano harimo RIB, ndetse umuntu uzanenga kuraya amabwiriza n'aya mategeko azabihanirwa. Mbabwira ni Karagaciye mingi n'isoko y'amakuru, nawonge bagezega aya makuru nitwa Mwinyabari Obedi nk'uko bisanzwe. Obi Time News.